Koroshya ibintu niko kubishobora. Inama z'abahanga mu guhindura icyo ugomba gushyiramo imbaraga mu muhamagaro wawe. Bamwe mu bahanga iyo bajya inama ku kuzamura umusaruro no kugera ku ntego zo hejuru baragira bati: ugomba gushyira umutima ku byo ukora, ugomba kwirinda ibyakurangaza, ukibanda ku kintu kimwe, ukaba ari cyo uharanira kubamo intyoza. Iyi ni inama nziza kuko mu kwitegereza ababigezeho mu nzego zose, harimo abahanzi, abanyabugeni, abasiganwa, ba rwiyemezamirimo, inzobere mu bumenyi, usanga gutumbira intego mu cyerekezo kimwe kidatezuka ari rwo rufunguzo rubaganisha ku ntsinzi. Ariko kandi iyi nama ikagendana n'intambamyi. Mu mahitamo menshi akuri imbere niko tubasha kumenya neza aho ugomba kwerekeza imbaraga zawe. Ese ni gute wahitamo icyo wabasha gukora neza kurenza ibindi, kugeza usobanukiwe umuhamagaro wawe icyo ukora bikoroheye? Ni ibisanzwe gutangira ubushabitsi ubwo ari bwo bwose ntabwo byoroshye nk'uko benshi babyibeshyaho. Utangira uhuzagurika, ujya mu biri ngombwa n'ibitari ngombwa, ibyinshi bikanga. Ukomeza kugerageza kugeza ugeze ku cyo ushobora gukora bitakugoye, aho uba ushoboye koroshya ibintu. Niba ukeneye gukora neza ikintu runaka, ukeneye kubanza gusobanukirwa uko gikora. Kubigeraho bisaba gukusanya amakuru mu buryo bwagutse, ukagerageza byinshi kugera ugeze ku muhamagaro wawe, icyo ubasha gukora mu buryo bworoshye. Iki ni cyo nzira y'intsinzi yawe, kuko biroroshye gukora ikintu ushoboye mu kigwi cyo guta umwanya uhateza igitekerezo udashyikira neza. Reka dutekereze ko ushaka kugerageza ibikorwa bitandukanye, uzakenera kwibaza uti: nzamenya nte icyo nshobora gukora kikaba umuhamagaro wanjye, ikintu nkora mu buryo bunyoroheye? Igisubizo gikwiye kuri iyi ngingo ni uko ukwiriye gukurikira, kugenzura no kwitegereza. Ni ukuvuga mu yandi magambo ko hari igipimo runaka ugomba kugenderaho. Aho dusangamo uburyo bwa mbere, niba uri rwiyemezamirimo, kurikirana uburyo umenyekanisha ibikorwa cyangwa ibicuruzwa byawe. Uburyo bwa kabiri, niba uhatanira kuba intyoza mu bubatsi umubiri, kurikirana uburyo ukoramo imyitozo n'impinduka bizana. Uburyo bwa nyuma, niba hari igikoresho wiga gukoresha, kurikirana ingano y'imyitozo ukora n'igihe ukosha muri iyo gahunda. Muri uku kugerageza gushyira ku gipimo ibyo urimo, igihe cy'umwanzuro kigomba kugera, ugahitamo icyo ugomba gushyiramo imbaraga. Iyi ni intambwe ikomeye ku gukora ubushabitsi. Uribaza uti: nkeneye gukomeza kugerageza ibishya, cyangwa nkeneye kongera imbaraga mu gikorwa runaka ubwacyo? Buri wese akeneye kumenya neza igihe ashobora koroshya ibintu, agashyira imbaraga ku gikorwa kimwe, ariko kandi si benshi babishobora. Iki ni cyo gituma kugera ku ntsinzi iyo ari yo yose ari ihurizo rigora benshi. Kwiyemeza imirimo mu bushabitsi si nko guteka imigati. Nta nyandiko byanditsemo uko bikorwa, nta mbata y'ishusho bikurikira. Kuri iyi ntambwe rero, umupira uri mu kibuga cyawe. Ntabwo wagerageza byose, wazatangara. Kugira runaka nta yandi makuru ugikeneye, ukeneye gukora amahitamo kandi ashikamye. Buri gikorwa runaka nyirizina kigira umwihariko bwite ujyanye nacyo. Ugeze ku ntambwe ushobora guhindura no guhitamo icyo ugomba gushyiraho imbaraga. Wamaze kugerageza ibitekerezo bitandukanye, ujonjora kimwe cyangwa bibiri ubona bishoboka rwose. Ntugikeneye gushakisha amakuru kandi ntufite ubwoba bwo kwiyemeza gushyira mu bikorwa. Iki ni igihe cyo kwishora mu gikorwa n'imbaraga ushobora kugwiza zose. Ingano y'imbaraga ushyira mu gikorwa. Mu magambo ye, Ira Glass yaragize ati: ubwawe wifitemo ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, ugahindura niba ibyo uri gukora biri ku rugero rukwiye cyangwa se niba rudakwiye. Aya magambo yavuze afite agaciro mu by'igiciro bitandukanye by'ubuzima. Uraharanira kwambara neza, ukemeza ababibonye bose. Yego, birashoboka, ariko bizagusaba kubanza kugerageza imyenda myinshi y'amoko yose y'iby'igiciro byose mbere y'uko ubona ko ahubwo isanzwe yoroheje wenda ari nayo ikubera. Ariko bizaba byagusabye imbaraga runaka n'igihe cyo kugerageza. Urashaka kuba umutetsi w'icyatwa? Ni amafunguro angana icyo utekereza ko uzateka nabi mu kwitoza mbere y'uko ushobora gutegura ifunguro risanzwe ryoroheje ariko ryiza igihe cyose ubitekereje. Yanabarirwa mu binyejana by'amafunguro azangizwa n'akaboko kawe. Kuba umutetsi mwiza bifite igihe cyo kwitoza bisaba. Urashaka kwandika igitabo kirimo urusobe rw'ibitekerezo n'inyurabwenge bitangarirwa na bose. Ufite kwandika, ukandika, ukandika. Ufite kwandika ibihumbi by'ibinyejana by'amagambo mbere y'uko utahura umurongo nyawo utondekanyemo amagambo, ijwi wandikiramo. Nyuma yo gusubiramo kwinshi ndetse no gukosora, uzasobanukirwa iby'ibanze muri iki gikorwa bituma kigera ku ntsinzi. Koroshya ibikorwa. Nyuma yo kugerageza byinshi, ugahindura icyo ushoboye, umuhamagaro wawe ushobora gushyiramo imbaraga. Ni igihe cyo koroshya ibikorwa, harimo kugena gahunda n'ingengabihe igenga imikorere, wigizaho ibikorwa byose bidafite aho bihuriye n'intego yawe nyamukuru. Aha rero uzaba ubashije kuzigama umwanya n'imbaraga byajyaga mu bitari ngombwa.
ubigarure mu gikorwa nyamukuru utumbiriye, bizatuma ubasha kuzamura umusaruro kandi utavunitse mu bitari ngombwa. Imbaraga n'ubushobozi buhari bizakoreshwa neza kuko bitazaba ngombwa ko bisaranganywa muri byinshi. Dusoza, twakwibutsa amagambo y'umuhanga wagize ati, mu byo twerekezamo uko byose, kubasha gufindura iby'ibanze muri byo, ari nabyo tugomba gushyiramo imbaraga, ni rwo rugendo rurerure kandi rugoye.